Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu, ndabasuje cyane kandi nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza mwese mudahwema kubana natwe hano kuri Bivugwe TV umunsi ku munsi. Ndagushimiye cyane kandi mbikuye ku mutima wowe wakoze subscribe, nawe niba utaraduha subscribe wareba wahanditse subscribe ugakoraho, ubundi ugakora no kunzogera, uraba udufashije kandi tuzajya tubana umunsi ku munsi kabisa. Ndizera ko rero mwese mumeze neza aho mutwumvira hose, ndizera ko nta burwayi. Uyu munsi rero niba utameze neza, reka nkubwire ko ejo rwose uba ugomba guhita umera neza. Nababwira ko we believe our tomorrow must be greater than today. Rero twese niba tubyumvikanaho ni sawa cyane, ejo hazaza ni ibanga rikomeye. Imigisha myinshi cyane kuri wowe wahisemo kubana natwe hano kuri Bivugwe TV. Tudatinze, ku munsi w'ejo nibwo nabagejejeho inkuru yabamenyeshaga ko umunyamakuru Irene Murindahabi agiye gukora ubukwe n'umukunzi we, umukobwa uba mu gihugu cy'Ububiligi witwa Nishimwe Liliane. Aba bombi rero bakaba bari bamaranye igihe kinini mu munyenga w'urukundo. Nibwo rero Irene Murindahabi ku munsi w'ejo ahagana saa 7 z'amanywa yagiye ku mbuga nkoranyambaga ze, maze arandika ndetse anapostinga amafoto agaragaza itariki y'ubukwe bwabo igihe buzabera. Bukimara kujya hanze byatunguye abantu benshi, ndetse benshi iki cyemezo kirabashimisha cyane. Ubwo Irene Murindahabi yari amaze gutangaza ko ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani muri mwaka 2026 azasezerana hamwe n'umukunzi we Nishimwe Liliane, ubusanzwe asanzwe yibera mu gihugu cy'Ububiligi. Bakaba bari bamaranye rero igihe kinini mu munyenga w'urukundo, nubwo urukundo rwabo rwakunze kugirwa ibanga rikomeye cyane. Uyu munyamakuru mu gihe cyose yakundanye n'uyu mwari w'umukobwa ntabwo byigeze bijya ku karubanda, nta n'uwigeze amenya umukobwa mu by'ukuri Irene Murindahabi yakundanaga nawe, ahubwo benshi bari bazi ko Irene Murindahabi akundana n'umwari w'umunyarwanda Inkindi Aisha, ndetse benshi bakaba bari banazi ko ari we azashaka. Aya mafoto rero akimara gucicikana, abatari bake byarabashimishije cyane icyemezo Irene Murindahabi yafashe ku munsi w'ejo, ubwo yari amaze gushyira hanze itariki y'ubukwe bwe n'uyu mukunzi we. Muri kubona kabisa bari bamaranye igihe kinini mu munyenga w'urukundo, nubwo byari byarakunze kugirwa ibanga rikomeye. Ejo rero nibwo Irene Murindahabi yashyize hanze itariki y'ubukwe bw'aba bombi. Ibi byabaye nyuma y'igihe kirekire havugwa amakuru ko uwitwa Vestina yabyariye mu gihugu cya Canada. Ubwo rero Irene Murindahabi ndetse na Dorcas, yewe n'uyu Vestina wabyaye, bari baragiye muri iki gihugu cya Canada mu bitaramo bizenguruka hariya muri kiriya gihugu. Nuko rero ibitaramo bimaze kurangira, uwitwa Irene Murindahabi ndetse na Dorcas barataha, maze Vestina wari umaze gukurirwa n'inda asigarayo. Akaba ari naho rero yaje kubyarira mu ibanga rikomeye cyane. Ubwo umwana yari amaze amezi abiri avutse, nibwo byagiye ku karubanda amakuru atanzwe n'uwari uzi ko uyu mugore yamaze kwibaruka umwana we w'imfura w'umukobwa. Mu minsi mike yashize nibwo uyu munyamakuru ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda Irene Murindahabi yatangiye urugendo rwo kwinjira mu mwuga wa filime nyarwanda, ndetse akanazikina azinyujije kuri imwe muri YouTube channel ze, ndetse rero akanavuga ko ari urugendo yari amaranye igihe kirekire. Nubwo rero yari yaratinze kubishyira mu bikorwa, igihe cyari kigeze kugira ngo abashe gushyira mu bikorwa izari inzozi ze, maze rero zikaba zarabaye impamo ubwo yari amaze gusohora imwe muri filime ze yitwa Isereri, irimo ibyamamare bitandukanye harimo n'uyu mukobwa nyine Inkindi Aisha, benshi bari bazi ko azashakana n'uyu munyamakuru Irene Murindahabi. Nubwo byaje kurangira amaze gufata icyemezo cyo gushaka uyu mwari w'umukobwa witwa Nishimwe Liliane. Ubusanzwe mwari w'umukobwa akaba yibera mu gihugu cy'Ububiligi. Uyu Inkindi Aisha rero akaba yarakunze kugirana ibihe byiza n'uyu munyamakuru Irene Murindahabi, bitewe na byinshi banyuranagamo, dore ko mu buzima busanzwe bwa buri munsi Irene Murindahabi yahoranaga n'uyu Aisha, yaba mu kazi ka buri munsi yewe ndetse n'indi mishinga myinshi itandukanye, dore ko nyuma gato cyane uyu mwari w'umukobwa yaje no kugaragara nyine muri iyi filime Isereri, aho rero uyu munyamakuru Irene Murindahabi bayikinanamo anamutereta. Akaba ari niyo mpamvu rero benshi bari barakomeje kugira icyizere cy'uko uyu munyamakuru azashakana n'uyu mwari w'umukobwa Inkindi Aisha. Icyo nababwira ni uko uyu munyamakuru yakoreye ibitangazamakuru byinshi bitandukanye, harimo Isibo TV, harimo Isango Star ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero iby'amakuru y'ubukwe bwe akaba nta makuru menshi cyane arajya hanze avuga ku bukwe bwe. Cyagiye hanze ni imyiteguro ndetse n'itariki y'igihe ibi birori by'aba bombi bizabera, ariko nyirizina nta makuru avuga cyane ku birori byabo. Ngira ngo rero ku munsi w'ejo nibwo nawe zimbabwira ko ubwo yari amaze gushyira hanze itariki y'ubukwe bwe, nibwo ibyamamare byinshi bitandukanye byanditse bimwifuriza ishya n'ihirwe. Urugendo rwiza yari atangiye rwo kwifuza kurushinga hamwe n'uyu mukunzi we. Benshi rero bakaba baragiye bamwandikira ubutumwa bwinshi butandukanye bamwifuriza kuzagira ibirori byiza, ndetse banavuga ko bishimiye cyane icyemezo uyu munyamakuru yafashe cyo kurushinga. Ndetse ye benshi babinyujije ku mbuga nkoranyambaga zabo bakomeje kwereka Irene Murindahabi ko bamushyigikiye cyane
kandi banamubwira ko yafashe umwanzuro mwiza. Naho 15 z'ukwezi kwa munani rero tukazaba dutegereje ibirori bya Irene Murindahabi, mu by'ukuri umaze igihe kirekire muri uru ruganda rwa sinema nyarwanda, ndetse yewe uretse kuba Murindahabi Irene ari umunyamakuru ubusanzwe asanzwe areberera hafi inyungu mu muziki abahanzi benshi batandukanye, harimo n'itsinda rya Vestina na Dorcas, harimo witwa Niyo Bosco ndetse n'abandi benshi yagiye afasha kuzamura impano zabo mu bihe bigiye bitandukanye. Ngayo nguko rero nta kindi twavuga tuti congratulation kuri Irene Murindahabi, dukomeze tumwifuriza imyiteguro myiza yo kuzarushingana n'uyu mukunzi we witwa Nishimwe Liliane. Ibirori bizagende neza cyane kandi Imana izabibemo, nyuma yuko amaze gufata icyemezo cyiza cyo kwifuza kurushinga bazabyara ihungu na kobwa. Ngayo nguko nanjye ni nuko soje mumeje kubifuriza kugira byiza mwese mudahwema kubana natwe. Wakoze cyane kudutiza amatwi, wakoze cyane gufata uyu mwanya kugira ngo ubashe kubana natwe, naho ubutaha kandi byose nakagaruka.